yazanye imbunda kuri kamera aza kugerekana ngo n'ubwirinzi bwanjye kacyabakanga na Tupac bamurasha yifite. Urebye abantu bapfa mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ariko ni gute babantu bidekaraye nk'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kuki upfuye wese arishwe, nta urwara, nta wicwa n'impanuka, nta oya, upfuye wese aba yishwe. Byanditse mu bihe bitabo, mu bihe bitabo. Noneho uzi igitangaje, no kujyana umurambo kwa muganga uwapfuye yiyahuye ntacyo bimaze, ntibitanga igisubizo, kuko nibyo muganga atangaje ko aricyo cyamwishe. Babyita ko ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ibyo. Buba yishwe, donc gahunda ni bagahita ko banzura. Sergeant Robert ngo byaranze, yahunze u Rwanda, ngo byaranze yahunze u Rwanda. Amaze guhunga u Rwanda arahunga ajya muri Uganda. Ubu koko umuntu uri muri Uganda mu bwenge bwe azi ko yahunze u Rwanda. Umuntu uri Uganda, umuntu uri Uganda uzi kuri uri mu Uganda utekereza ko wahunze u Rwanda. Reka nkubwize ukuri, mu bantu u Rwanda batekereza ko bafite ikibazo, bashobora kuba barabaye disappeared, barabuze, u Rwanda rusa naho rutakibabona mu maso, urimo. Nicyo gusa. Ariko baba bafite imvugo zangiza kuri social media. Zangiza iki? Zirimo ingengabitekerezo. Ariko zangiza iki? Sergeant Robert uvuga ngo RDF irapfuye irashize. Donc Sergeant Robert aragiye muri AI yarazanye ibinyuguti RDF irapfuye irashize. Ngo kudeta irahushijwe. Sergeant Robert wari usigaje izuba rimwe. Uzuwe n'amafaranga yahawe na Padiri Thomas Nahimana ari kumuririmba we na Victoire. Agahita ashinga YouTube channel. Uziko ahinduye content ndavuge nabi u Rwanda. Sergeant Robert ahinduye content ndavuge nabi u Rwanda. Uziko wamubona yigaruye i Kigali. Ntabwo ndi kuvuga igihugu nabi, bambabarira n'abarundi badukurikiye. Oya, hari amahoteli maze. Ndi kuvuga ko hari ibyo bataruzuza. Africa CEO Forum byo nyine yarimwe abaperezida batandatu, abaperezida batandatu, harimo na perezida w'igihugu cya Nigeria. Ariko Nigeria urayumva kuri umugabane wa Afrika siyoboye Bola Tinubu. Nigeria kubijyanye n'ubu urumva wowe kubijyanye n'imbaraga n'ubukungu, urabyumva ibyo bintu? Aba CEO bibigo company zikomeye cyane. So iyo ntago ari nama wasangamo rero bariya yarabarenze n'ururimi korwamo. Oya, ururimi rwose ikibazo bose ntarwo hariya ni ikibazo. Oya, hariya ntabwo ari hariya bihabanye na Uganda. Hariya officially ni Icyongereza, hariya ntabwo bawemere kuvuga urwawe rwa kavukire. Hariya ni English, kugira ngo abantu baze guhuza English or French. Yego utabizi muri abo urabyumva neza. Rero igihe ariko ibyo by'ururimi tubiveho ntabwo ari byo bigaragaza. Oya, nta n'umuperezida utazi ururimi. Icyo rero gihe nshaka kuvuga nuko perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron bamubajije kuri ibi bihano u Rwanda rufatirwa. Abwira ati ibi bihano rwose ibi bihugu bishobora gutuma u Rwanda rudahitamo gukorana n'andi mahanga, kandi u Rwanda kudakorana n'amahanga sinarwo ruhomba, hahomba ya mahanga kuko afite byinshi byo kwigaho, afite byinshi byo gukorera kureberaho hariya. Ati rero biriya simpamya ko ari byo bizatuma u Rwanda rukora ibintu nk'uko bo babitekereza cyangwa babyifuza. Julien Muluma ati abwira na Macron abafite gutya bombi, je vais te présenter madame Julienne Mulumba comme notre candidat de OIF. Niyo geste gusa, niyo geste yakuye Tshisekedi, nta kindi kintu na kimwe yakoreye muri Kenya. Kandi Louise Mushikiwabo we yarariyo, turi kumwe cyangwa ntituri kumwe nk'umuyobozi wa OIF nyine. Avuga ko intebe zari zategurwa abantu bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo zari vide. Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi kinini kivuga ururimi rw'Igifaransa. Genda samuratsinze
icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka zere ko umeze neza cyane uwo dukurikira umunsi ku munsi ni Inside Rwanda TV. Aho nimba wahageze usige ukoze subscribe ndetse ujye usangiza ibiganiro byacu abantu bandi muziranye cyangwa se inshuti zawe, kubera ko amakuru meza ni hano uyakura, ibiganiro byiza ni hano biri, breaking news ni hano ziba aziri. Ntiwibagirwe kandi no kujya ku Rugendo Online TV, naho hose dufite amakuru meza cyane. Turagarutse ni Gakire Samu nkuko bisanzwe, n'ubundi ni amakuru tuba tugiye kubagezaho. Mugenzi wanjye Robert Sympathique nawe yahageze ameze neza cyane, ari fresh and clean. Simpa waramutse? Abantu baramutse neza, nizere ko nawe umeze neza Samu. Nanjye ni amahoro cyane. Ndashima Imana ndakomeye. Ebana ikaze kabisa. Ikaze. Urakoze kumpa ikaze, urakoze kungarura, ariko ntabwo nje gutyo gusa, nje nikoreye amakuru. Ufite umuzingo wayo? Amakuru arashyushye, aranshyuhiye mu mutwe cyane. Amakuru ni menshi, rero turaza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ariko ubu noneho uburyo umurongo mwiza twahisemo kujya tubaganiriza, turajya tuvuga kuri one point. Yego, ni one point, tukayivaho tukajya ku yindi, tukayivaho tukajya ku yindi. Umusubirizo cyane. Ubu makuru mugiye kujya muyabona, nibiba ngombwa nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'amasaha 2 murajya mubona video. Yego. Mwe mwumve ko turahari gahunda n'ibiganiro byinshi bishoboka cyane. Sida itari yabonerwa imiti igabanya ubukana. Yego. Abantu barayirwaraga gapfa mu cyaro. Ariko byitwaga iki? Baramuroze. Byitwaga iki? Baramwishe, baramuroze. Samaroze. Ari umuntu mu cyaro zirantera hamwe rero nazo niko zimeze. Nabo ukuvuga ngo umuntu wese upfuye. Umuntu wese urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ntashobora kugira indwara ngo imwice, ntashobora kugira impanuka ngo imwice. Nta kintu kindi kibaho cyamwica, agomba kuba yishwe. Mind involve. Unasikia? Niyo mpamvu hari ibyo udakwiye gutindaho, ukabareka nyine bakabibyina. None se ni gute nge wabinyumvisha ute? Urebye abantu bapfa mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ariko ni gute ba bantu bidekaraye nk'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kuki upfuye wese arishwe? Nta urwara, nta wicwa n'impanuka, nta oya, upfuye wese aba yishwe. Byanditse mu bihe bitabo. Noneho uzi igitangaje, no kujyana umurambo kwa muganga uwapfuye yiyahuye ntacyo bimaze, ntibitanga igisubizo, kuko nibyo muganga atangaje ko aricyo cyamwishe. Babyita ko ntabwo ari ibyo. Buba yishwe, donc gahunda ni bagahita ko banzura. Ibyo se shawe ugira ngo bihindura iki? Uzi igikurikiraho mu gihe gikurikiyeho n'undi arapfa. Uzi igikurikiraho iyo n'undi apfuye, ubu ukurikiyeho n'undi arapfa. Uzi uko bizarangira? Bazagenda bapfa. Muhanzi Bulldog no warimbye ngo na Munyaneza wambyaye azapfa. Na Bulldog wabiririmbye nawe ubwe azapfa. Nabo ngabo birirwa bavuga ngo u Rwanda nabo bazagira bati kandi no bazapfa ntawe ubishe. Ese bo nibatekereza ngo batekereza ati ko n'umundi nirirwa kuri za YouTube n'ibindi ngo baramuteze, ngo bamwohereje abantu, ngo bamukoriza ibiki. Badurama ntumuzi? Badurama ntumuzi? Wabonye ngo asigaye agenda n'imbunda. Ahaba ntuwazi? Wabonye pistole yaguze? Oya, ahaba ntuwazi? Aba muri Amerika. Aherutse gukora ikiganiro. Nje narumiwe. Aherutse gukora ikiganiro, ngiye kubona mbona ari kangabuye cyane, ari kubise ngo ndabizi, ngo nanjye muzanyica. Wowe uri mu bwisagagure bwawe, uri mu bwisanzure bwawe, wimereye neza, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uranyumva Sam? Umuntu ari mu bwisagagure bwe, yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uri gukora ibiganiro byawe nta ndugunda, nta muntu kuri hejuru. Yewe by'akarusho wanirwanyeho
noneho padiri Nahimana na Kayumba Nyamwasa baragufashije bakugurira kabucura ko nako gukanga nta nubwo uzi kurasa nako gukangisha uzi kurasa ni cyabakanga urabizi da ku myaka 13 yari umusirikare ura ni demobe uziko Badurama ari demobe ku myaka 13 ndabizi yego uzi kuntu twabitaga icyo gihe bari bakadogo demobe kadogo ku myaka 13 azi imbunda da none yazanye imbunda kuri kamera aza kugerekana ngo n'ubwirinzi bwanjye ka cyabakanga na Tupac bamurasha yifite cyane Trump bamaze guhusha kuri ubireba n'amaso yawe Badurama uri kumva Badurama Trump bamaze guhusha kuriya tekereza ko igisirikare cyose cya Amerika ari we muntu wa mbere kigomba kurinda nawe ujye ubona ibyo bamukora Trump arinzwe n'imbunda zose twakwita izizi kugeza kuri kirimbuzi none wowe uri mu gihugu cyiwe ayoboye uraza wirirwa ureresa ubusa aho ngaho uzana ngo dore ka ubwo ni ubusa naguha ingero nyinshi aka kanya uhise wigira generali ibyo ngibyo waje werekana na Kayumba Nyamwasa ntarabikora generali urabyumva Samu biriya zo yidoga kuranga kabunda na Nyamwasa ntabwo arabikora biriya rero bishatse gusobanura iki ubwoba ibyo akora ntabihamanya n'umutima we na wa wundi wa Uganda nabo nabubonye ari kwikomanga ngo bahora bamuhiga ngo witwa nde Robert Sajeti Robert ngo byaranze yahunze u Rwanda amaze guhunga u Rwanda arahunga ajya muri Uganda ubu koko umuntu uri muri Uganda mu bwenge bwe azi ko yahunze u Rwanda umuntu uri Uganda uzi kuri uri mu Uganda utekereza ko wahunze u Rwanda reka nkubwize ukuri mu bantu u Rwanda batekereza ko bafite ikibazo bashobora kuba barabaye disappeared barabuze u Rwanda rusa naho rutakibabona mu maso urimo nicyo gusa ariko baba bafite imvugo zangiza kuri social media zangiza iki zirimo ingengabitekerezo ariko zangiza iki Sajeti Robert uvuga ngo RDF irapfuye irashize donc Sajeti Robert yagiye muri AI yarazanye ibinyuguti RDF irapfuye irashize ngo kudeta irahushijwe Sajeti Robert wari usigaje izuba rimwe uzuwe n'amafaranga yahawe na Padiri Thomas Nahimana ari kumuririmba we na Victoire agahita ashinga YouTube channel uziko ahinduye content ntavuge nabi u Rwanda Sajeti Robert ahinduye content ntavuge nabi u Rwanda uziko wamubona yigaruye i Kigali ntabwo se wabonye yaragiye imbere atari yatangira kuvuga u Rwanda nabi ndo wamukoresheje zitiyago reka nkubwira akantu si kuri YouTube yirirwa akorera biriya bintu uziko no gushyiraho ifoto ya Perezida Paul Kagame hakagira umuntu ubifite mu nshingano ubigira ibye uziko niracana yahita yibura urabyemera ntubyemera kuri tamuneri gusa urabyemera ntubyemera none se urumva adatunzwe na leta y'u Rwanda urumva adatunzwe n'uwavuga nabi kuvuga gusa urumva adatunzwe n'uwavuga nabi ubwo uragira ngo leta y'u Rwanda izagira ijambo ivuga kuri Ezekiel uragira ngo leta y'u Rwanda izavuge kuri uriya nabonye wacitse amaguru ngo ni Masunzu bariya ubona nta kintu batwaye se bariya mwabaretse bakishakira umugati umuntu araje kuvuga amateka ya RDF buretse gato erega wowe hari ukwemera njyewe nakoze research uzi abantu nyankubwira witwa Mubenga n'uwitwa Kalonje nakoze research ku mateleviziyo yabo nsanga titre bandikaga 2018 nizo bandika 2026 ibyo bavugaga 2018 nibyo bavuga 2026 uzi igisubizo nakuyemo nararebye se
uko babivuze perezida Kagame arapfuye ararangiye u Rwanda kuva icyo gihe u Rwanda rurapfuye rurarangiye faci beto ntekereza mu myaka 10 ishize ibyo bintu bitangiye bungutse iki habaye iki nsanga icyabaye u Rwanda rwakomeje gutera imbere nsanga u Rwanda rukomeje kuba igihugu cy'icyitegererezo mbona ahubwo Kongo ikomeje kuba igihugu cy'igisinagare kiri aho ngaho nsanga kumbe ni ukwivugira bigahita bakivugira life goes on ubuzima bugakomeza ibyo rero nkimara kubibona ni context the same Sergeant Robert the same case uriya ni akantu gato ku gihugu byonyine ntureba ashobora gukora ikiganiro kikarebwa n'abantu 100,000 abantu 100,000 muri ibyo 100,000 ugasanga harimo 20,000 bya hano mu Rwanda i Kigali kandi nabyo utakwemeranya neza ko bibyumva kimwe nawe uri kunyumva neza ahubwo usanga biri kumusubirizamo kandi bifite n'amakuru mazima kumurusha reka nkubwire kwambara imyenda ya RDF sibyo kwambara imyenda ya RDF niyo wayambara imyaka 30 kuri jewe ntibinyemeza kuko waza uteshaguzwa umbwira ngo ngengo RDF ndayizerekanye gusobanurire ngo amabanga ya RDF Rwanda Defense Force wita Major Robert mu cy'igisirikare uzi ko Ezekiel ariwe umwita majoro niwe wamuhaye ranka se ngo bari kumwubaha kabaye mu cy'igisirikare majoro mu Robert uriya majoro mu cy'igisirikare yahoze ari muri RDF afite repetisi yari segeza aba majoro kandi aricyo kibazo mfite was staff sergeant serija majoro ni majoro please uziko Sergeant Robert yego atabaye na suriyete na mu buzima bwe reka hari inyota afite se uziko atabaye na liyetena uziko atanabaye na kapiteni mukaritaza akaza ngo majoro mu cy'igisirikare ariko deja uretse nawe ni nka yapa uretse nawe na generali Kayumba Nyamwasa reka tuvuga wowe uretse nawe ntabwo akiri generale yambuye impeta oya bibumurekeye buretse kubimwambura once a soldier always a soldier na generali Nyamwasa ntabwo ashobora kuza hano kuri kamera ngo atere abandi sesemi ngo mureke mbabwire ngo amateka ngo n'amabanga ya RDF generali wagize aba umutasi ushinzwe ubutasi intelligence y'u Rwanda ntabwo ntaba hanze yaho bagiye rero avuze induru gusagira yari yazanga ababwire ngo RDF niye RDF neki RDF amabanga hene vertebre scientifique cariso sans elastique Major akakubwira amabanga ayahe mabanga ahubwo ngo kugira ngo abantu baba mu gisirikare uri umusirikari muto amenya ibiri mu hejuru muri etat major amenya amabanga umusirikari muto yego amenya ibiri mu hejuru umva nkubwire wowe n'abari hejuru bose cyangwa amenya inshingano umva wowe n'abari hejuru bose siko bayamenya polisi amenya ibyo muri departement ye ejo bundi intwaro mu Burundi zishya urabyibuka yakoze ibiganiro byinshi cyane nawe ubwe mu kanwa kivugiye ko atazi naho intwaro z'u Rwanda zibitse yahagezwa n'iki se ari uwe sergent major utarabaye umuntu utaranabaye
ngo Major Robert wuhese dizata noneho umva igitangaje dizata watorotse igisirikare icya mbere yatorotse igisirikare ipeta bari guhabwa sirye gusa urumva atari kwiyambiza noneho nawe akajya kuri tamuneri ye ngo Major Robert byose arabivuze Major nkamureba nkibuka ukuntu yariraga ngo ese ubundi reka nkubaza umuntu waririmbye Padiri Thomas Nahimana akarimbana Ingabire Victoire urategereza ko avuga iki kindi biriya biterwa n'iki buriya biriya biterwa n'iki abiterwa n'iki yarihebye kuyobora OIF Kongo ngo izahita yikura muri OIF igeheze ibivemo yikura mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa gukoresha iringa bazajya muri Commonwealth kubera ko basigaye bakorana na Amerika siba muri Commonwealth ntabwo ibamo aho bazajya hose se n'ubundi ko bazasanga y'u Rwanda nyine ikibazo bafite ntabwo barumva u Rwanda bazi ko u Rwanda ari buno buso bwa kilometero karindwi 26,330 na kangahe u Rwanda ni runini mu bitekerezo n'abambasaderi bose b'ibihugu byose bifite ambasade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ambasaderi ukuriye abandi bambasaderi bose b'ibihugu byose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ambasaderi w'u Rwanda ayo makuru wari uyafite ejo nibwo nabonye hari inama ikomeye yari Dangote n'umukire wa ariko Dangote yari yitabiriye yego bari kumubaza ku bihugu byo muri Afurika baramubajije umaze kujya mu Rwanda kangahe avuga ati sinna ngombwa kubibara nta nubwo we yavuze ibihugu abona bifite iterambere riri kwihuta cyane u Rwanda nirwo yahereyeho u Rwanda ni hub ya Afrika kuri byose urugero rufatika ejo bundi muri Uganda habaye umunsi mukuru w'irahira rya perezida Yoweri Kaguta Museveni uzi ko habaye intambara muri protokole bararwanye abarinzi bamwe barinze RCC perezida wa Misiri ni bari wa Misiri bamwe n'abarinzi be abandi n'abarinzi bundi mu perezida barangaho bararwanye kugeza noneho hari na umurinzi wa perezida wa Sudani y'Epfo we ni kote ryaratabutse none nabonye ku mbuga sinzi umuntu nabonye wabahaye amashusho arababwira ngo papa Tanzania na Kenya na Uganda murashaka kumenya uburyo bategura ibintu bikagenda ni murebe Africa CEO Forum i Kigali murebe uburyo abantu baza kuri sare n'uburyo binjira mwe murafata perezida n'abarinzi babo bagahurira mu muryango ari nk'abantu 200 muri Kenya byarabaye aba bose bumva bavuga neza u Rwanda nta ruswa ibaye inabaho inatangwa nta ruswa u Rwanda rwabona wijya kure rwatanga ngo uhereza aba bantu bose ino ntuza bita Trace Award ibera mu Rwanda muri BK Arena yego ni imwe muri event zagenze neza Trace yateguye yego ku nshuro yakurikiyeho bayijyanye muri Tanzania Zanzibar byagenze bite umuyaga wakoze iki umuyaga wasenye stage binavaho nta nubwo abantu bigeze babireba live urakoze bimaze kuba niho ba Diamond bagiye kuri social media barangije bati mwatuhaye arena yego mwatubakiye arena ko mu Rwanda bafite arena mwatubabariye kizarizo ngaruka zo kuba tudafite arena yego ibyo byose rero ni bikubiye muri ya ndirimbo ngo ibanga abanyarwanda tugendana abandi ryarabayobeye nguha amakuru meza afatika urumva Sam waruzi ko uretse Repubulika y'u Burundi Repubulika y'u Burundi yaragowe ndavuga muri ibihugu duturanye ariko u Rwanda u Burundi Kongo Tanzania Kenya na Uganda muri ibihugu duturanye ubu none turi kuvugana turi gukora kino kiganiro igihugu kitari kubaka arena ni u Burundi gusa barayifite nibwo butari kubaka arena nibwo butaragira igitekerezo
cyo kubaka arena. Kenya babigeze kure, Tanzania babigeze kure, Uganda, mbo muri Kongo n'ubwo iherutse kurengerwa n'umwuzure wo muri Kinshasa ariko bari kuyubaka. Uri kubyumva? Aho ngaho si kuri arena, ngira ngo no muri East Africa kuri stade z'umupira w'amaguru nyine u Rwanda rwarayujuje n'ibindi bihugu biri kuyubaka. Uzi ko muri ibi bihugu byose bituranye n'u Rwanda nta gihugu kigira internet nk'iy'u Rwanda rugira? Oya ntacyo, uzabirebera ku ba content creator. Uzi ko nta kindi gihugu muri biduturanye wakenera icyangombwa cyawe ukajya ku ikoranabuhanga ukagisaba nk'icy'amavuko, icyo warongoye nturarongora, icy'ubusore, ibugimbi ni kukiri ingaragu. Kandi ibyo turi kuvuga ni hafi ya ntabyo. Ubu turi kwivugira imihanda bajya bageramo bakavugishwa. Reka nkubwize ukuri sawa. Umutekano. Reka nkubwire wowe. Ubundi umuntu wese abimenya. Uzi iyo turi kuvuga gutya, abantu umuntu ari kutureba ari mu Rwanda ntabwo abari kumva icyo turi kuvuga. Tembea uone. Kuambiliwa kuna uongo. Genda bazaba abantu bagiye bari Burayi bari he? Bantu mutembera. Bazakubwira. Bantu mutembera. Muciye ku mipaka. Umwuka umuntu yahumekaga ari mu Rwanda si we yongera guhumeka ageze Gatuna, si we yongera guhumeka ageze Kamanyora, si we yongera guhumeka ageze Goma, si we yongera guhumeka ageze Kibitoki. Nje hari agace nagiyemo ndi muri Kongo, ibiryo birananira. Ibiryo umuntu arambwira tujye muri restaurant, ndebye ibintu ndi kubona ku muhanda. Hari ibyo warebeshaga ayo n'amazi. Wambabariye. Amazuru yumvaga iki? Wambabariye tukarya. Amazuru ahumurirwaga n'iki? So umuntu ari gutekera kuri ruhuru ririmo imyanda, ririmo amasazi. Sawa. Ibyo rero niyo mpamvu zirandira ngo barabicenyura bigarasha byiberera hirya. Iyo bibuze icyo binenga u Rwanda ntibatinya kuvuga ngo rwaragurishijwe. Yabavuga ko dushonje. Ntibatinya kuvuga ngo ntirukira urw'abanyarwanda ngo rwarenze abanyarwanda. Shonje se muri bo uhaze ninde? Shonje uhaze ninde se? Ese reka nkubaze icyo wita inzara. Muri Amerika bari gutaka ntibari gutaka cyane aho. I Burayi bari gutaka ntibari gutaka cyane. Muri Aziya barataka ntibari gutaka bose bari. Afurika iri gutaka ntiri gutaka. Nihe ubu baraje batwumvisha uburyo mu Rwanda ari abantu bashonje. Akosha uziko reka nkubwire Sam, uziko n'abarundi bajya batinyuka bakavuga ngo abanyarwanda barashonje. Abarundi se uziko abakongomani bajya batinyuka bakavuga ngo abanyarwanda barashonje. Have you seen Ramaphosa? Yabonye umukobwa mwiza muremure ariko umusuza ati mu Burundi yanene cyate no. Dr. people from Rwanda. Ati narinze ko abakobwa barebare gutya Kigali mu Rwanda. Ati umurundi kazi yasubije ate? We are the same. Turi bamwe. Ntabwo ari ati no ntabwo andi umurundi kazi. Oya bati ngabye niba utari umunyarwanda njye narinze kuri umunyarwanda wana. Ati turi bamwe. Turi bamwe bana. Nta murundi nta munyarwanda. Ariko iyo ndayishimiye Perezida w'u Burundi nyakubahwa iyo yumvise kiriya gisubizo cy'umurundi kazi turi bamwe atekereza iki ku magambo avuga? Ugafunga imipaka y'abantu bamwe ngo bagiye kugutera. Reka nkubwire uzi ikintu umaze kubona ku isi akwa mugambi menya warahindutse ukugira gute gutera u Rwanda ari nduteye u Rwanda. Nakubwiye ko izo nzozi ndayishimiye Perezida nyakubahwa w'u Burundi azirose ahita akanguka. Narakubwiye ngo ibyo birotwa n'aba Simbizi wa Semavumba. Uwo ni ubirota umuntu w'umusazi ni urota ibyo ngibyo. Ntabwo ndayishimiye ashobora kurota yateye u Rwanda. Umva nkubwire. Nayo majege bababwiraga ngo u Burundi burimo burategura gutera u Rwanda. Bababwira ko hari ibikoresho by'ububirigi biri kumanuka. Bakababwira ko hari ibikoresho bya Tanzania biri kumanuka. Bakababwira ko hari bya South Africa bihari. Bakababwira ko hari bya Angola byamanutse. Ahubwo niba bababwira keretse bavuze ngo byibura u Burundi bushobora kuba ikibuga. Reka ngusomera akantu. Uri kumva Sam? Keretse bavuze ngo u Burundi ugiye kuba ikibuga ariko abari burwane sa Barundi n'imbaraga n'ibikoresho biri bukore si iby'u Burundi. Icyo cyo byibura bavuga ngo bibaye nka Ukraine.
uri kubyumva ibyo bavuga ngo byibura bibaye nka Ukraine ariko atari ibyo ngibyo barakubeshye sha ibyo mujye mubyihorera mwumva nkubwire rero iyi nkuru yanditse hano iragira iti dili ya Kongo ngo ishobora kuba igiye kugera ku musozo. Dili yande ya Kongo ishobora kuba igiye kugerayo ku ku musozo. Icya mbere abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamaze kubona ubutaka bwabo kuva Bunagana kugera Kamanyola. Ibintu ndi kukubwira urabyumvise cyangwa ntubyumvise? Abakongomani bavuga ikinyarwanda bamaze kubona ubutaka bwabo kuva Bunagana kugera Kamanyola. icyo ni icya mbere. Icya kabiri Tshisekedi azigumire ku butegetsi manda zose ashaka. Icya gatatu u Rwanda ntiruzongere. Ibyo bintu byose rero nimba warakurikiye ejo muri iriya nama ya African CEO Forum, yego ubwo His Excellency yari ari kuri pano yagarutse cyane mu kubazwa ibihano u Rwanda rufatirwa bizatuma bigeraho kare wabikomoje bigatuma nyine amanika amaboko byakomeze kuba byinshi. Ubwo turaza no kubihuza n'amakoro yabigarutseho yego muri iriya nama yaberaga y'Ubufaransa n'ubufatanye bw'ibihugu byo muri Afurika yaberaga muri Kenya, Africa Forward Summit. Yego ibyo nabyo umunsi w'ejo ngira ngo abantu bumvishe wenda byari mu rurimi rw'icyongereza ariko wenda ibinyamakuru byagiye bikoraho inkuru. Yego aho His Excellency yavuze ati ikintu bita kumanika amaboko ntabwo kiba kuri njye. Yego ahubwo urugamba rukomeye noneho ubwo nuvuga ngo demo w'ibihano biza si cyo se bene bigarasha bitegereje ibihano nibiba byinshi u Rwanda ruzegeraho none rwemere gukora ingamba z'ubwirinzi. ariko njye mfite ikibazo cy'amatsiko u Rwanda nirukuraho ingamba z'ubwirinzi ruzashyiraho iki? Yego okay sibyo bashaka. U Rwanda nirumara gukuraho ingamba z'ubwirinzi bazakora iki? FDL rizaza yinjire itere. FDL rizaza yinjire sure are you sure? None ntiwari utangiye umbwira uti yavuze ko nta byo kumanika amaboko indese ubundi His Excellency Paul Kagame reka nkubaze umugabo w'ingabo w'ikirere reka nkubaze ubundi ujya utekereza ko hari ibindi byago u Rwanda ruzagira biruta jenoside yakorewe abatutsi? bibaho se njye simbizi bo let's wait. Ariko se umuntu utaramanitse amaboko muri kiriya gihe akohereza abahungu gutabara baragira ngo ayamanike habaye iki? Ese abantu bajya birengagiza ko bira byose bumva ko imbere mu Rwanda u Rwanda rutekanye kandi rumeze neza? Bari bamubajije ku bijyanye n'ibihano. Tugiye ku bihano njye sinshaka kujya ku bintu byinshi ndagira nkubwire yuko ibihano si umwihariko w'u Rwanda. Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Ibihano si iki? bihano ni rusange. Ese Samu sanctions ziba ziri Samu wari ufite umuntu wowe wari ufite umuntu kugenera ifunguro irya saa sita irya nimugoroba ubuzima bwose bumeze neza nta kibazo mubanye nta kibazo ibyo bintu byose yakugeneraga bihagaze wakora iki? bihagaze yego nakishakira ibisubizo kuko ikibabaje ntiwahita upfa. Reka ntago napfa. Ibyari bigutunze birahagaze ariko ukomeje kubaho. Uhita wishakira ibisubizo kwe wihesha agaciro. Icyo kintu gisobanuke neza. Ibihano birababaza. Ibihano ni bibi. Si byiza. Bishobora no kugukoma mu nkokora mu byo watekerezaga n'iterambere ufite ugatinda kubigeraho. Ariko se niba nyine nicyo uri guhanirwa ari ngombwa ngo ugikore ugihanirwa ariko wagikoze biragenda bite? Kandi icyo kintu ugiye guhanirwa wagikoze uri kugikorera kwirengera. Turareba hari inyungu zigufasha. Uziko
abantu batekereza ko nimba Amerika ivuze ngo va buriya reka turebe yiza kuba ari Kongo iri gusabwa ibyo u Rwanda rusabwa tujye kora kontrere yaba ari Kongo iri gusabwa ibyo u Rwanda rusabwa Tshisekedi yaba ari uri gusabwa ibyo u Rwanda rusabwa namwe mubishyigikira mukore opposite ari Tshisekedi uri gusabwa ibyo u Rwanda rusabwa u Rwanda rugasabwa ibyo Tshisekedi asabwa Tshisekedi we yabyemera niwumva yabyemera uhita ujya no mu mwanya w'u Rwanda ko rwabyemera ese ubundi we ariko njya nibaza niwumva atabyemera uhita wumva aho u Rwanda ruhagaze kuki Kongo idafatirwa ibihano kuki Kongo idafatirwa ibihano ni ikibazo cy'igihe koko n'ibyo u Rwanda rufatirwa ni ukugira ngo basetse Kongo yirukanse icyo bashaka ko bageraho urabyumva ngewe nguhaye urugero ari Tshisekedi washyizeho ingamba z'ubwirinzi sibyo ari Tshisekedi washyizeho ingamba z'ubwirinzi akaba ari Tshisekedi Amerika iri gusaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi mwebwe mushyigikiye ko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi mwabishyigikiramo na Tshisekedi nawe akazikuraho icyo ni kimwe ese ubundi wakuyeho ingamba z'ubwirinzi asigarana iki ni hafi ya ntacyo umva papa n'abandi mwimajina ko mushobora guhereza ibihano u Rwanda nawe utabifitiye imbaraga ububasha n'ubushobozi ariko ukumva mu ntekerezo zawe bishoboka warubihereza ngaho gerageza urwo Rwanda uzaruhereza ibihano byawe witekerereje ariko murabona ibihano hari icyahinduka ariko ubuzima ntibwahagarara n'abantu ntibapfa ibyo bihano rero ngira ngo na Makoro bifatirwa u Rwanda yabigarutseho muri iriya tukiri kuri ibyo bihano Perezida Kagame hari n'ikindi yavuze ngo igihe kirageze ngo abanyafurika bashyire imbaraga hamwe duhuze dukorere hamwe ati ibi bintu bimeze nk'ibya kera byawe n'ibyo ku ngoma ya cyami kwa kuntu umuntu yavuga ati genda mwana wanjye uyobore hariya ndahaguhaye cyangwa se kubita umujugujugu byawe n'ibya kera ugende witwarira avuga ati muzi ko ari byo biri kugaruka none hahandi perezida agenda ababwira ikindi gihugu ati nimuze mwifatire mutware ariko mu nkorere ibi igihe kirageze duhuze imbaraga ati rero na bino by'ibihano byagakwiye kuba ari ikibazo binatubabaza cyane ariko byagakwiye kuba ari ikibazo bikanatubabaza cyane iyo biza bisanga tutaratekereje gukora bino turi gutekereza bino byo kwigira nyine nk'abanyafurika bakicara hamwe bakaganira iriya ni inama Africa CEO Forum udashobora kubonamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iriya ni inama udashobora kubonamo Burundi kubera iki zirase ni inama z'abantu bagikora muri zira systeme Uburundi se kuki ubwo butaje ntibwatumiwe Uburundi mu nama CEO Africa CEO Forum Africa CEO Forum ninde washoye imari mu Burundi se muzaniza numwe babiri muri bande se ariko reka mbwire umva nkubwire wowe mbwira agence y'imodoka wowe uzi ziva mu Burundi zijya mu mahanga agence de transport kandi ndakwibarije izina rimwe rya agence ikora mu bihugu mpuzamahanga byambuka imipaka yego agence de transport yo ku butaka ntayo iyo mu kirere se ya Burundi iri hehe indege ziri mu igaraje ntayo umuzungu arajya kurarayo bakamuraza ngo agiye muri hoteli bakamwishyuza amadolari 120 dushe n'icyumba birebana nta n'umuryango we dushe ifite na toilette ntabwo ndi kuvuga igihugu nabi bambabarire n'abarundi badukurikiye oya hari amahoteli ndi kuvuga ko hari ibyo bataruzuza Africa CEO Forum byo nyine yaririmo abaperezida 6 abaperezida 6 harimo na perezida w'igihugu cya Nigeria ariko Nigeria urayumva kuri umugabane wa Afrika siyoboye Bola Tinubu Nigeria kubijyanye n'ubu urumva wowe kubijyanye n'imbaraga n'ubukungu urabyumva ibyo bintu aba CEO bibigo company zikomeye cyane so iyo ntago ari inama wasangamo rero bariya yarabarenze n'ururimi korwamo
oya ururimi rwose ikibazo bose ntarwo Ikirundi hariya ni ikibazo kuzamura. oya hariya ntabwo ari Uganda se yakoresheje iki? hariya bihabanye na Uganda hariya officially ni icyongereza hariya ntabwo bawemerewe kuvuga urwawe rwa kavukire hariya ni English kugira ngo abantu baze guhuza English or French yego ntose utabizi muri abo urabyumva neza rero igihe ariko ibyo by'ururimi tubiveho ntabwo ari byo bigaragaza oya nta n'umuperezida utazi ururimi. icyo rero ngewe nshaka kuvuga nuko perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron bamubajije kuri ibi bihano u Rwanda rufatirwa abwira ati ibi bihano rwose ibi bihugu bishobora gutuma u Rwanda rudahitamo gukorana n'andi mahanga kandi u Rwanda kudakorana n'amahanga si narwo ruhomba hahomba ya mahanga kuko afite byinshi byo kwigaho afite byinshi byo gukorera kureberaho hariya ati rero biriya simpamya ko ari byo bizatuma u Rwanda rukora ibintu nk'uko bo babitekereza cyangwa babyifuza aranavuga ngo kandi biriya byose biturutse muri Amerika no biriya ntabwo ushobora kuba igisubizo abantu bakwiye kwicarana nk'uko abantu na William Ruto yaryunzemo ati ni ukwicarana ibi bintu Tanzania Kenya Uganda Burundi Rwanda ibibazo twabikemura biroroshye William Ruto yongeye kumenasana none ubwo ibyo byose byabereye muri Kenya turi kubivugaho byose byabereye muri Kenya William Ruto nawe arangije arabwira atari ga ibi bibazo byo muri Kongo ni iby'abakongomani kandi imbere mu gihugu na perezida wabo ntabihakana wari uzi ko yagiye muri iriya nama se avuye ikitaraganya mu Uganda barakubeshye yasanze inama iri kurangira nibyo nkubwira yagiye mu muhuro kandi shango yarazi ko ari bubazi yagiye mu muhuro ari bongera uvuga ati muretse nkubwire icyari kimujyanye papa yagiye kudurumbaganya kurega u Rwanda wari umwana uzi gushashara yari afite mission iteye ubwoba muri Kenya urabyumva yari afite mission iteye ubwoba muri Kenya nta nubwo mission yari afite ari yo kwitabira iriya nama oya mission yari afite yari yo guhurira na Macron muri Kenya bagakora iki bikagenda bite kari akajeste gato cyane yari agiye guhura na Macron kugira mwereke Julienne Mulumba kandida wa OIF muri Francophone nta n'ikindi kintu bahuriye muri celebration bari kunywa banarya bari no kubyina imiziki na Macron na Tshisekedi n'abandi bari bitabiriye icyo gihe perezida Paul Kagame yari yatashye kuko hari Africa CEO Forum i Kigali bukeye bari kwakira n'abayobozi we yari yatashye undi mu gihe bari kubyina bari kunywa n'amayoga nibwo yafashe video irahari afata madame Julienne Mulumba ati abwira na Macron abafite gutya bombi je vais te présenter madame Julienne Mulumba comme notre candidat de OIF niyo geste gusa niyo geste yakuye Tshisekedi nta kindi kintu na kimwe yakoreye muri Kenya kandi Louise Mushikiwabo we yarariyo turi kumwe cyangwa ntituri kumwe nk'umuyobozi wa OIF nyine avuga ko intebe zari zateguriwe abantu bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo zari vide Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi kinini kivuga ururimi rw'igifaransa narigize ngo oya gifite abantu benshi bagize kuba benshi kigize no kuba aricyo kinini ku isi ariko niyo mpamvu ba Fari Popa bakorera konseri stade kuzo yego ku isi ibi ndi kukubwira ni ukuri nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi bavuga ururimi rw'igifaransa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urabyumva neza aho ngaho rero nta kindi cyari kimujyanyeyo iriya nama yari ya France Africa yari nama ihuje Ubufaransa na Afrika urumva ko Louise Mushikiwabo kuhaba yari oda n'izina rye kugarukamo byari ihame gusa mu minsi iri imbere hateganyijwe amatora perezida Paul Kagame yari ahari Louise Mushikiwabo yari ahari u Rwanda rumaze iminsi rwohereza intumwa hirya no hino muri Afurika no ku isi bajyana ubutumwa bwa perezida Paul Kagame bushyigikira Louise Mushikiwabo Tshisekedi rero nawe ka okaziyo gato abonye agomba kwikozaho Julienne ari Julienne nta nubwo ari umutumirwa muri iriya nama ariko yagombaga kuba hari kugira ngo aze kubahurira nande na Tshisekedi bivuze nibyo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ifite abantu barenga miliyoni 50 bavuga igifaransa none se ntabwo ari cyo gihugu cya mbere ku isi
miliyoni 50. wari uri kubijijinganyaho noneho ako murarenze kwera isi ubikora uri kubyumva repubulika buriya ntabwo abantu babizi nicyo gihugu cya mbere kinini ku isi gifite abaturage benshi bavuga ururimi rw'igifaransa. Igitanga umva intimba y'abakongomani nkubwire n'intimba y'abakongomani ni gute u Rwanda nk'igihugu ndetse kera cyahoze muri francophonie tukanayivamo bikarangira kigiye muri commonwealth. Ni gute twisanze kiyobora OIF na perezida Kagame ari kuyobora commonwealth? Uzi Julienne Mulumba nta nubwo ari we watoranyijwe bwa mbere, hari hatoranyijwe witwa Samalu Konde cyangwa Christophe Rutundura. Peut-être ko ari Christophe Rutundura wahoze ari minisitiri, ariko nyuma basanga kuba yahangana na Louise Mushikiwabo uyoboye manda ebyiri bitashoboka, hari n'umugabo. Batekereza noneho kuri Julienne Mulumba nk'umuntu ufite amateka mu mizi ya Kongo, udafite abogamiye abakongomani bose bashobora gushyigikira, aba ari we bafata, kuko ntibifuza ko umukongomani Kongo yatoranyije yatsindwa na Louise Mushikiwabo. Nk'aho bidahagije, umva igitangaje mu mitekerereze no mu myumvire bya Kongo, Louise Mushikiwabo natsinda Julienne Mulumba